Nongeye kubaha ikaze hano ku muyoboro TG Rajah Onebu Creative nk'umuyoboro bagezaho amakuru atandukanye ku ma scholarship. Sasa rero hano murabona yuko twageze kuri website ya WMI nka scholarship tugiye kuza kubabwira scholarship nziza cyane ku bantu muri universities cyangwa se abantu mwebwe mugiye kujoininga universities. Rwose aya mahirwe ntabacike noneho kuko aya mahirwe aje areba mwe muri universities. Nizere yuko muri abantu basobanutse mu byumva vuba aya makuru muza guhita muyafatiranya asigaye mukaza kureba yuko aya mahirwe yabasekera. Niba ari bwugeze ku muyoboro TG Rajah Onebu Creative ntugende ukoze subscribe, share and comment. Noneho niba aya makuru uyabonye ugerageze wumve ngo aya makuru arimo iki wenda arimo arakangurira abantu gifatika. Nusanga aya makuru ashobora kuza kuba atakureba uze kuba wakegera mugenzi wawe uzi wiga muri Kaminuza cyase witeguye kujya muri Kaminuza, ubwo ndavuga abari muri senior 6, uze kuba wamuhereza iyi video cyase link asigaye nawe abe yagerageza aya mahirwe. Rwose aya mahirwe ni meza cyane. Nizere yuko ino video mukimara kuyumva mukimara kubibona muri video description ndaza kuba nashizemo link ya application ku buryo ibintu byose kubigeraho cyase kubikora biraza kuba ari ibintu byihuta. Subscribe urumva rero yuko ni ikintu cy'ingenzi cyane kizadufasha gukomeza kugenda tuvugana gatanu ku kandi. Muri no video turaza kuvuga neza kuri Wales Mountain Initiative, tuze kwisobanura neza byimbitse. Noneho turebe ubundi no kuvuga ngo abari eligible cyase abemerewe gukora application ni bande, barasabwa iki kugira ngo ayo madokima tuze kuyashaka hakiri kare dukora application. Ikindi turaza kureba ati se deadline for application ni ryari kugira ngo tubone uburyo ki twitegura neza. Nkuko mibona hano kuri screen rero ni Wales Mountain Initiative WMI. Ubwo tugiye kuza kureba neza ino video ntuze gucikwa akantu na kamwe. Turamutse tugiye kuri Google search bisanzwe tukabaza ati what is Wales Mountain Initiative, hano baraza gusubiza ngo Wales Mountain Initiative is a non-profit organization that provides university scholarship and lifelong support to a first generation students in developing country, yes, predominantly in Africa. Sasa rero hano tugende kwino definition badohaye kwino Wales Mountain Initiative, murumva yuko ni non-profit organization itanga ubufasha cyase itanga ama scholarship muri Kaminuza no mu buzima busanzwe nyine bw'igihe kirekire. Ishobora kugusapotinga mu ma project. Noneho isupportinga babana ari first generation, no kuvuga ngo ugomba kuba ari wowe cyangwa se ari uri mu bambere nyine first generation, ari wowe wize Kaminuza bwa mbere muri family yawe nyine. Noneho ukaza kuba uherereye muri developing country hano mu Rwanda n'ibihugu bikiteza imbere cyane cyane ibiri muri Afrika. Ndumva ko hano muhise muza kubibona. Ubwo ni ukuvuga ngo hano WMI ibyikora hari ama scholarship, lifelong support, akaza community driven project byane nanivuze hejuru na networking. Urumva rero hano rwose amakuru make y'ingenzi turayabonye. Nizere yuko tugiye kujyana neza muri video twamaze kubyumva. Rwose murabona hano ni kuri Google search bisanzwe, ne wajya kuri wafungura Google yawe cyangwa se telefone n'ahandi wasacingira ukandikamo what is WMI bakaza kukubwira nawe ugakora ubucukumbuzi ukareba ibirenzeho. Okay, reka dusubire kuri scholarship yacu kuri page kuri website yayo. Hano ubwo ni nkaho bakwaje ati uri interested kuza kuba WMI scholar. Hano kuvuga ngo our ideal candidate we seek expectations community focused students who face a significant financial barrier to university education. Hano numva ni babantu bahura n'ibibazo cyase by'amafaranga bakagira imbogamizi zishobora gutuma amasomo yabo kuri university level ataza kugenda neza. No kuvuga ngo hano bagiye kudushiraho bimwe mu bintu ugomba kuba wujuje kugira ngo uze kuba wahatanira ino scholarship. Is 35 years of age or younger as of August 1st 2020.
26. urumva yuko ni ukuvuga ngo hano ino scholarship kugira ngo bayiguhe ugomba kuba utarengeje imyaka 35. urumva ugomba kuba utarengeje imyaka 35 cyangwa se ufite imyaka munsi yayo, sibyo? Ibi baba bireba muri uku kwezi, muri August tariki ya mbere 2026. ubwo ni ukuvuga ngo iki gihe niho usabwa kuba uri munsi y'imyaka 35 cyangwa se uyifite. will study in their home country. ugomba kuziga mu gihugu cyawe. niba uri umunyarwanda ukaba witeguye neza kwiga mu Rwanda, niba uri umurundi ukaba witeguye neza kuza kwigira i Burundi, niba uri muri Tanzania ukaza kuba uri buze kwigira muri Tanzania. has completed the secondary school or is in the final year. hano twe twabivuze ugomba kuba warasoje secondaire cyangwa se uri mu mwaka wa nyuma wa secondaire. ubwo ni ukuvuga ngo n'abana bari muri secondaire bemerewe gukora application, kuko murabona n'ubundi nabo nitugera mu kwa 8 bazaba barasoje secondaire biteguye kujoininga university. hano bizaba byoroshye ko ino scholarship ishobora kuza ikamusupportinga ajye gutangira amasomo ye ya kaminuza. With above average or excellent grades, akaba yaratsinze neza nyine afite grade nziza. Is applying to university or is currently enrolled in their first undergraduate degree or diploma. Sasa rero hano ugomba kuza kuba urimo urakora application, witeguye neza ko application no gukora bazagufata, sibyo? cyase usanzwe uri muri kaminuza urimo uriga undergraduate cyangwa se uri muri bachelor. yes, ni ukuvuga ngo ushobora kuri bachelor cyangwa se muri diploma, hose nta kibazo wemerewe gukora application. Plan to live and work in their home country or region after graduation. ukaba witeguye neza gukora mu gihugu cyawe cyangwa se region. ubwo nuvuga niba tuvuze region hano ahantu duherereye Uganda, Burundi, Tanzania naho ngaho. ubwo niba tuvuze region naho ngaho twaza noneho home country birumvikana mu gihugu cyawe. ukaba witeguye nyine neza gukorera igihugu cyawe. Has previous volunteer experience in and is committed to complete 100 hours of community services each year during their studies. hano sasa rero ukaza kuba wari ukunda kwinjejinga mu bikorwa byo gukorera ubushake, kandi ukaba ushobora kuba wakuzuza amasaha 100 nyine urimo uratanga ama service muri community ku mwaka mu gihe cy'amasomo yawe. Has some financial resources. ugomba kuza kuba ufite nibura ahantu ukura amafaranga, kubera yuko nyine igihe bikiri nko muri process bataraguha amafaranga ntabwo wavuga ngo uraza kuba ari butegereje nyine. ubwo nukuvuga ngo hari option uza kuba ufite izatuma ujya kuri university, noneho bakaza baje kugusupportinga nyine. noneho ahandi bavuze ngo but cannot afford university without additional support. hano kuvuga ngo ufite amafaranga ashobora kuba yagufasha kujya kuri kaminuza, ariko n'ubundi ukeneye ubundi bufasha kugira ngo uze kugira iki, kuba wabona iyo amafaranga ukeneye yose kugira ngo uze kugira iki, gusoza application. hano tugiye gukomeza is a first generation university students preferred but not required. ni ukuvuga ngo hano kuba uri umwana cyangwa se uri uwa mbere, sibyo? urigiye muri kaminuza muri famille yiwanyu, hano urabona ko babigenderaho it is preferred but not required. ni ukuvuga ngo nyine ntabwo ari ukuvuga ngo bazagufata ruko ari wowe wize kaminuza iwanyu gusa, ariko nyine kuba waba ari wowe wa mbere wize kaminuza iwanyu bizaba ari byiza kurushaho. noneho hano application must received by first March. ubwo ni ukuvuga ngo uzakora application process yawe ariko ntuzarenze ku tariki ya mbere kwa gatatu. ubundi buri mwaka no mu mwaka ushize ndibuka submission deadline yari ku tariki ya mbere yo kwa gatatu. ubwo urumva yuko rero aya mahirwe aza ari ngaruka mwaka, ako ugasanga ari so competitive cyane, ariyo mpamvu ubusabwa gutegura ibintu byawe neza, asigaye ukaza kuba Rio competitor kuri no scholarship. hano kuva tips for becoming competitive applicant. hano ari ibyo batubwiye ushobora kuba wakoresha kugira ngo uze kuba competitive applicants muri no application. hano tugiye kubirebera hamwe vava twihuta twasoza, turaza guhita tureba kuri Twitter turebe nanone ibindi bahavuze, ubwo turaza kuba duclosinga, asigaye duhure muri video y'ubutaha tureba kuri application
form tuyirebe uburyo ki ibintu byose bikorwa. Nuvuga ngo the following are suggestions to enhance your application. Tugiye kuri sasa rero ibintu ugomba gukora kandi ukabikora neza kugira ngo application yawe ize kuba so competitive, so ube wicaye umeze neza wumva yuko application yawe bazayikonsidera cyase izaba ihiga izabandi, ukaba wabonye amahirwe wo kujya kwiga kuri cyase wo kwiga uba supported in scholarship. Record all of your services activity. Nuvuga ngo ibikorwa byose ugenda ukora muri community ugomba kubirecordinga. Date, activity, time spent and photographs. Nuvuga ngo itariki icyo gikorwa cyakoreweho, igikorwa mwakoze, igihe mwamaze mugikora, ndetse ugashiraho n'ifoto. Urumva birumvikana amafoto rwose ahantu hahuriye abajene ntiwavuga ngo habuze ifoto. Correct your secondary school transcript, national examination result and grading key to interpret your result. Ubona kuvuga ngo hano ugomba kuza kwegeranya iki a secondary school transcript, ari amabirote yawe ugomba kwegeranya, national exam result ukagira ira certificate yawe baguhaye soje secondary, ukongera ukagira grading keys to interpret your result. Ubwo nukuvuga ngo niba bavuze grading keys nukuvuga ngo ni kwa kundi wena niba ufite A bayitangaga bagendeye kuki. No muri secondary murabizi ko ira grading key nayo ibihari usanga bagiye bashira ama grade y'ama letters, so ubugomba kubifite iyo grading key iyo is interpreting niba ari mu buryo bw'ama letter barebe amanota ubundi bwo wabaga wagize nangahe. Noneho request to the letters of recommendations on official stationery from two people who know you. Umuntu kuvuga ngo hano ugomba kugira ama recommendation letter abiri. Aya ma recommendation letter ashobora kuza kuva ni buri secondary ni mubari mu bakwigisha cyase wari head. Ubwo nukuvuga ngo muri kaminuza wareba umwarimu wawe, ubwo nukuvuga ngo ikiza aho ugeze ureba nabo bantu bakuzi nyine muri karere yawe, ubwo kugira bari baza kukurikomanda. And can showcase to reason you reverse this scholarship. Ubwo nukuvuga ngo abo bantu bagomba n'ubundi no kuba ba mentioninga ino MI WMI, noneho bakaza no kuba bavuga uburyo ki ino scholarship babona yuko uyikeneye. Have all of your documents translated into English. Niba hari document ufite itari mu cyongereza ukaza kuyishira mu cyongereza, ubwo ngubwo ubundi ukaza guhita witegura kuba wavuga ati ano mahirwe ashobora kuzansekera isaku yindi. Hano ni ukuvuga yuko tugiye kureba hano turabona ko ari application nyine ubundi yatangiye tariki ya mbere y'ukwa 12. Urumva noneho ikazaba iza kurangira tariki ya mbere y'ukwa 3 nkuko twabivuze. Murumva yuko iki gihe ni kirekire kiguhereza amahirwe yo kuba wakwitekerezaho ukamenya ibintu byose uko uzabigenza. Murabona yuko rwose hano ibintu byose biri very clear, kandi ano mahirwe rwose ni ibintu byumvikana cyane biri clear. Hano harimo ama essays, clear personal photo nk'ibikeneye mu kugira ukora application essays. Ubwo nukuvuga ngo ino application form nayo turaza tuyibereke, recommendation letter twayibonye n'ama transcript byose na grading keys, ibi bintu byose mukaza kuba mubifite neza asige tukikora application neza. Sasa rero turamutse tugiye kuri Twitter X turaza kubona hari ibihari. Nkuko mubibona rero hano turi kuri Twitter, ubu ni X, aho tugiye kuza kureba ubu hano murabona ni kuri ino WMI. Hano urabona handitse ngo ni fresh opportunities as Wales Mountain Initiative Scholarship for Developing Countries 2026. Hano murabona bashizeho amadolari 1,500 funds. Ubwo nukuvuga ngo hano scholarship turaza kureba uburyo iza kubisupporting abantu n'ubundi hano n'itangazo bashizeho. Wales Mountain Initiative provide full funded undergraduate scholarship for students from all developing countries. The scholarship cover full tuition,
ubwo hano urabona ino ni grant bashizeho y'amadolari 1500, hakaza meals, ubwo amafunguro uzafata kuri kaminuza yose bazakumenyera, transport and accommodation for all successful applicants. Niba baramutse ukoza application mukagufata, ibi ni ibintu byose bazakumenyera. The application deadline is the first March. Ubwo murabona yuko rwose ano mahirwe uramutse utayagerageje, simbizi ibintu waba urimo urakora, ariko urabona ko amahirwe rwose. Kugira ngo nsoze ino video, reka dusoreze kuri attention kuri no scholarship, kuri scholarship applicants. Hano bashizeho notice, hano baravuze ngo no matter what you may be told, there is no fees. No fees required to submit scholarship application to the Wales Mountain Initiative. You only need to submit complete application through your website, our website, by one deadline each year of March 1. Uvuga ngo hano ntabwo ukeneye kwishura amafaranga ya application fees, rwose ntabwo amafaranga ya application fees nta naho bazayagusaba. Hagize no yagusaba ukamenya kabwa ari scam yaba ugiye gukorerwa, w'ikintu cya mbere uzigomba gusubmitinga no application kuri website yabo, noneho ikindi ukasubmitinga mbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Ubwo urumva hano rwose ibi nizere yuko biri clear. Muri video y'utaha tugiye guhita dushiraho neza uburyo ki tuzakora application, turebe n'uburyo ki form cyase n'ibindi byose uburyo biza kuba bimeze. Murakoze, mukomeze kugubwa neza, nizere yuko ano mahirwe mugiye guhita muyabyaza umusaruro, kandi uzagira imbogamizi rwose tuzaba duhari kugira ngo tube dufashanya, tube twabafasha, ubundi ano mahirwe muyagerageze rwose, mukomeze mugubwe neza.